benshi bumva ko nta terambere bageraho badafite ibyo baheraho, abandi bakumva bafite gukora buri kimwe cyose bashoboye gukora kugira ngo bakabye inzozi zabo. Kuba kirerwa n'ababyeyi ntibituma agumya gutekereza ko ari bo bakwiye kumumenyera buri kimwe cyose mu mibereho ye ya buri munsi. Akunda gukora umuziki kandi afite intego zo kugera ku nzozi ze zishingiye ku muziki uko zakabaye. Azwiho kudoda by'umwuga imyambaro izwi nka made in Rwanda, akabikora kugira ngo imibereho yidahungabana. Gusa ku isonga akunda ndetse arashaka kwagura byimbitse impano ye yo gukora injyana z'umuziki ibizwi nka music production. Bitewe no kubikunda, ntiyategereje ko agira ibikoresho byose bisabwa, ahubwo igikoresho afite cyonyine ari cyo telefone nicyo abyaza umusaruro, akagikoramo byose bikenerwa kugira ngo indirimbo itungane abantu mutangire kuyumva. Yitwa Tumaine, ni umusore muto ariko ufite ibitekerezo bikuru. Mfasha dukurikira ikiganiro cyose twagiranye tuganira nawe kuri byinshi yadutangarije mu rugendo rwo guharanira ubuzima bwiza ushingiye ku gukora ibyo umuntu ashaka. Iki ni ikiganiro abaye hati, naho iyi ni M250 TV. Njyewe ndi Muhire, mbahaye ikaze. Hello bakunzi ba M250 TV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe. Nizere ko muri amahoro, abari mu bice bitandukanye byose by'isi muhawe ikaze no munsi wa none hano kuri M250 TV. Bifurije rero gukomera. Nk'ibisanzwe twongeye twagarutse, tubazaniye umutumirwa nkuko mubibona hano. Tugiye kuganira, ni mu kiganiro cyacu abaye hate, aho tuganira n'abanyempano bagiye batandukanye, tukareba impano zabo bagiye bafite, abakizamuka, mbese tukareba uburyo bari kubyitwaramo. Guhaye ikaze. Wenda uribwira abadukurikiye n'abadukurikiye baguhaye ikaze hano kuri M250 TV, ngira ngo urisanga. Ubu rero aka kamwanya turi kumwe nande kugira ngo abantu badukurikiye barusheho kumenya. Murakoze. M250 ndabashimiye cyane. Nitwa Tumaine Musabwa, iwacu muri Gisagara, Ngombwa, hazwi nk'Umubishya. Ni iwacu, ndi umunyeshuri, ndi umukristo mu itorero rya Atubwiye. Ya Tumaine, urakoze cyane kutwibwira. Wambaye neza. Aka gashati ni made in Rwanda. Aka gashati made in Bishya. Bishya. Made in Bishya, nawe ndagenda pembeni ku ruhande. Ndi kitorera kana gashati. Really? Nubyo nkora harimo umuziki, nshyiramo n'ubutayero. Oya, uri umudozi wabigize umwuga. Ndi umudozi nabigize umwuga. Biragaragara kuri isha. Ndabona ikibaye. Abantu badukurikiye wenda baze kutubwira, murabibona ko rwose ino ni ishati nziza. Biratangaje kuba ari we wayidodeye. Tubwireho muri make. Mu by'ukuri rero ngiye kubabwira ku iyi shati nagera igihe natangiye gukora akazi ko kudoda. Akazi ko kudoda nagatangiye niga mu kabiri secondaire. Ubwo nageze mu rugo ntabwo nakundaga kuba mu rugo bitewe nuko nabanaga na sister, mba mu mushinga ariho nanigiye bira byo gucuranga. Mba mu mushinga mu karere ka Nyabihu. Icyo gihe rero ntabwo nabanaga no mu rugo. Nageze mu rugo nsanga mama na papa n'abatayeri, ubwo nanjye abari ko ntangira kugira gute kiyumvamo, tangira ndabikora. Noneho azangaragara neza mu bandi urubyiruko, noneho bikazaneza n'akantu yayimana agapesa buke. Rero ima agapesa noneho karandarura gatuma mbijya mu bigira akazi. Bigira akazi nazamba ku ishuri nabikora. Kumva rero niga mu gatandatu yabisoza, kumva utayeri mumazemo imyaka kugera muri 5.
niyo mpamvu rero tuno dushaka inkweto ndadukora kadufatanya na wa muziki wumvishije. Ni ibintu byiza cyane kubona umuntu nkawe donc uracyari kuzamuka ko biri kose ibintu urabizi wenda nyamukuru icyo tugiye kuvugaho ni umuziki ariko kuba uzi n'uwo mwuga ujyanye no kudoda kandi bitari ibi biciriritse ni ikintu cyiza cyane. Uratubwiye uti ababyeyi babanje kubikora cyangwa se nibo wabikomoyeho. Abana benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi usanga ibijyanye n'imyuga y'ababyeyi baba bari kwigendera kure cyangwa se batayikoze. Niki cyatumye ibi bintu numva wabikora byagenze bite? Mu by'ukuri rero buriya urabibona ko hano ku isi ikintu cy'amafaranga kigenda gikonta cyane. Nagiye muri ibi byo kudoda ariko nkabiha agaciro cyane, akenshi nkajyayo kugira ngo ntazerera mu muhana nkajyamo. Noneho igihe byatangiye kumuha amafaranga ngahera ku giceri cya magana abiri nkazamuka. Amafaranga nagiye nkuramo dukeya nkazanukorera mvuye no ku ishuri nta cyapfuye kandi najyana no mu rugo sinicare nk'abandi. Igihe ntari nasubiramo amasomo nkafata akanya ko kugenda nkakorera 500. Kumva rero nkitangira gufata amafaranga naratahaga nkava ku ishuri, ariko noneho narataha mu rugo nkakorera amafaranga 500 ntari nabimenya, ntari nabiha umwanya, mbese njyamo kugira ngo nanjye ntabongera mu mihanda nyine ubona yo kurya amandazi. Ubwo rero nabona 500 ejo nagera ku ishuri aho ujya ku ruhande ukarya ibirayi abiranye n'inshuti zawe bagenda tukarya utwo dufaranga. Rero turagenda turandarura turanzamura dutuma noneho mbona ngisanzemo ntangira kuzandoda imyenda yo gukada nk'utudushati ngenda nzamukira mu bantu. Niyo mpamvu ndashimira no mu rugo umuryango wanjye waramfashije, abaturanyi kandi noneho n'inshuti zanjye cyane zaranemeye nigira no ku myenda yabo mu buryo bwo kugira ngo nzamuke. Noneho nanjye kubera ko bazi ko kigenza abafasha, ndabashimira cyane banakoze cyane. Rero niyo mpamvu baza gukenda mbaremere noneho ngewe nta nubwo mbishyuza kubera ko nabaga nzi ko ndi kuzamuka ndi kwiga nta nubwo mbishyuza. Ubwo rero nuko byagiye bitangira birazamuka banangeze mu wa 3 kimeze neza. Gusa igihe hari amasomo akaze cyane azangira gute azamukoze urumva nk'uko ku ruhande kugeza ubu rero ndi mu wa 6. Nkamwiyumviye rero Tumayine rwose ni umusore ukiri muto w'umujeni rwose ubona ko afite akazoza. Nakubwira ngo mbone chance cyane rwose kabisa. Ni ukuri biranshimishije biranatangaje kubona urumva amasomo iki ariko ukavuga uti reka ngira utuntu tw'udushya ngira nakora baje kubaho. Ikintu cyiza cyane. Rero ikintu nyamukuru ngira ngo wahoze bigarukaho kijyanye n'umuziki, nubwo wenda uri umudozi w'umwuga ko buriya umuntu abasha kudoda akakorera amafaranga ni ibintu byiza cyane. Reka twivugire ku kintu cy'umuziki. Ikintu cy'umuziki ufite impano zigiye zitandukanye ku bijyanye n'umuziki. Impano ya mbere rero inyuma ya kamera wabanje kunyumvishaho, ndagira ngo wumvishe n'abantu badukurikiye nimba uri bukore gute, nimba uri bwumvisha abantu umuziki gute, ariko kora akantu kagaragaza iyo mpano niriwe mbivuga. Ikiri hejuru y'ibyo byose ni uko nshaka ko beat zanjye arizo uzakoresha muri background y'iki kiganiro cyacu cyane rwose. Ubu ntuze kugakatira uze kucyumva ikiganiro beat zose niziri bukoreshe mu kiganiro cyacu kandi aka kantu kaze noneho ni ukuvuga ngo dukorere beat umva ari bucura amabiti tugaragariza uburyo cyucura amabiti nimba uri buvugisha umunwa nimba uri akongera numva abantu bazi beat. Rero urabyumva umuntu
hanyuma rero biti nkoresha telefone nivuga ngo studio niyo ngiye mu isoko niyo ngiye ku rusengero studio nikora mu telefone n'agafone muri nyamara badukurikiye biratangaje twumva abantu bafite studio ngo iteretse ahantu bakoreramo ariko umusore twicaranye hano studio ye ayigendera muri telefone tubwire studio ngendera muri telefone ko ansabye akantu ko kugaragaza ntabwo tufata umwanya wo kujya muri telefone ngo turama project yo kugaragaza bitabo nashyiraho akantu gato nesha kaera wow amashyi menshi cyane wow wenda hari abantu bari buze kubyumva bagire ngo ni ibintu bisanzwe ariko kumva biti mu majwi n'iki uri kuyifiringa ubaye uri ku cyuma neza nibwo wow ni utuntu twinshi bisa iyi ni impano yigendera ibi bintu byo gukora umuziki cyangwa se gucura injyana wabona ntagiye cyane no vango ibintu by'umuziki byo kuba nkora beat ayitanga umuntu akayigiraho akayifata akayizana studio bakayihuza n'amajwi akaba yayizana n'indirimbo navuga ko ari urugendo rurerure natangiye kwiga gucuranga niga primaire mu gatandatu icyo gihe none natangiye kubyiga nzigishwa n'abantu abarimu b'uwo mushinga nakubwiye nabagamo none uvanga uwo mushinga babitwigishije turi abana benshi nshima Imana ko aba twari turi hamwe benshi banazamutse ntabwo ngaragaza ikintu cyo kubeshya ngewe niba ngo hari abazamutse bari ku rugero ruri hejuru y'urwanjye kandi twariganye ariko byatewe n'uko icyo gihe twarabanaga utamva aho bari ndataha njya mu rugo nkagera mpanga n'imbogamizi zo kuba ntabona ibyuma uko nabishakaga nze mbone imyitozo yo kuba nakoreraho mbese ntibyagenda neza ariko birazamuka nkazangene nagura ubumenyi maze kwagura ubumenyi nibwo nageze nko mu wa gatandatu nuvuga ngo ibi bya biti ntangiye kubikora ari uko tugeze hehe wenda ngeze mu wa gatatu nangwa mu wa kane bitangiye vuba ariko noneho ni icyo gihe nsa n'uwabitangiriye ngeze nubwo iyo mbogamizi yabayeho ariko byabaye ngombwa ko nanga guheranwa nuko izo mbogamizi zantwara ahubwo ndavuga nti mfite impano nifitemo ikintu cyo gihe cyo kugira ngo ntangire ndatangira mfata amasofuti nikekagamo ngerageza no kubaza n'abandi bantu b'inshuti zanjye hari umuntu w'inshuti yanjye uba muri Amerika urumva ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu byiza kubona waravuze uti nubwo nta bikoresho mfite, nubwo nta byuma mfite, nubwo nta piano, nubwo nta mixer, nta computer mfite, ariko phone mfite yavamo ikintu gifatika. Hari abantu benshi bagerageza bafite impano nk'izo ariko akavuga ngo nta bikoresho mfite, biragoye, sinabikora, reka ntegereze igihe ibyo bintu bizazira. Abo bantu wabagiriye inama cyane cyane urubyiruko rufite impano nk'izo ngizo ariko rukabangamirwa nuko ngo nta bikoresho, niki wababwira? Mu by'ukuri rero sinzi ko nababwira ngo nibakomeze bavuge ngo nta bikoresho,
ngo cyakora binaterwa n'impano uri kumva wifitemo. Uri kumva numvishije mfite impano yo gukora umuziki, ndeba mashini azantekereza nkabona ari mashini yonyine ibikora, ariko noneho nkavuga nti nubwo ari mashini yonyine ibikora kangerageza no kuri telefone, kubera ko nanjye hari ibyo nayo nabonye nkazamana telefone kama nandika document ikaba ifite word, ukafata document ukahereza umuntu kuri mashini ikagenda ikagaragara neza nk'iyakore. Ubwo buriya ibyo nifuza byose ntibyakora hano kuri telefone. Ubwo rero aribwo ntangira njya ku ma YouTube ndabaza nkazambaza ukuntu nanjye nabo umunyamuziki ukaze. Ubwo rero nibwo nagiye mpura nabo bantu ndi kubwira abagenda banyereka banyigisha, noneho abari bo bambwira ukuntu mbikora. Ariko noneho abantu baba bafite ingingimira nangwa wenda ko batekereza bati none iyi impano zacu tukazigeraho gute. Uko batekereje ko hari impano bifitemo bakanayibonamo, bagiye n'ibitekerezo bikaze, ibitekerezo bihamye byo kugira ngo bibite binabereka ko bya bindi bikomeye cyane bikomeye bafata nk'aho ari bikomeye, ntabwo ariyo kamara kugira ngo bagere ku ntumbero zabo. Barebe n'ibindi biciriritse, uko ugenda uzamuka mu giciriritse gihita kiguha inzira yo gucamo kugira ngo ubone ikisumbuyeho kizamuye ruguru. Nako kantu nabwira abantu bumva bafite ingingimira nangwa yo kuba bakwitinya mu byo bafite mu mpano zabo. Reka ngushimire Tumaini, reka ngushimire cyane. Iyi mpano yawe ni nziza, byaba byiza izamutse, kandi turabyizeye cyane bizacamo. Irazamuka kubera ko nanjye mbirimo kandi n'impano imbereyemo. Urakoze cyane kuba waduhaye ikiganiro. Murakoze cyane namwe ya Muto 50 ndabashimiye cyane. Nkumva ko muntumiye byaranshimishije cyane, none bigeze naho nza nkatinga ibyo mwari mwarantumiye. Imana ibahe n'umugisha kandi mu byo mukora byose ibagure. Wakoze cyane. Mwakoze nawe. Yego.